There is this time twabaga ahantu bita mu Miduha ni Renze rwa Rutabura uzamuka and then Meddy, The Ben, K8 Kavuyo, Riderman nabo nibuka bari baje gukora igitaramo ahantu mu bintu bya Rwanda Tel kigera rero umwana byatari na bifite imyaka 8 and then ndareba ndavuga nti iki gitaramo ngomba kukireba kabisa noneho ndavuga nti nta kundi kuntu ndi buhinjire ngomba kugenda nkirirwa mbafasha gusetinga stage umve ko nabyutse saa 12 bagenda nirirwana n'abatekinisiye bari gusetinga stage n'iki akana karongaho katazwi hano utamenya nyine ngeraho ndarambirwa mbona abasani batinze kwezi ahantu byabereye hari haturanye n'urusengero rw'ADP hari amabalanso ubundi mu gihe narambiwe mpita njya kwirira iminyenga kuri balanso ngiye sinzi ukuntu nari iminyenga mfite imyaka 8 sinzi ukuntu nari ndi kwirira iminyenga nka gutyo mani numva ukuntu byagenze ndahanuka noneho manutse ikiboro cy'icyuma kimfata gutya ku ipantaro mpita nicurikana gutya noneho nkajya ngira gutya ngo nikureho bikanga man so itangira nananiwe kumanuka irindi rangira narababaye uwo munsi ibaze kuri sorry so itangira ndi kubyumva imiziki ndunda kabisa ngumva twakire Meddy waje kuva gutese ari umuntu waciye arambona aramanura ntabwo byoroshye wana njye nari nkubaganye ibyatari icyo gihe byarangiye arakumanura igitaramo cyaragiye ntari hariho nk'umuhanzi wa nyuma nta n'umwigeze ubona ni ukuvuga ngo noneho kubera kumara umwanya ncuritse naranahagaze biranga kubera isereri umuntu arampeka ngeza mu rugo what